abahazi muhita muhibwira. Ngiye guca muri wa muhanda wo hepfo. Mumeze mutesi ngaho mu ntemo mumbwira amakuru yanyu ko bimeze. Mumeze neza. N'ubwa mbere imyaka ngize n'ubwa mbere nayigira. Ariko umunsi wa mbere wa anniversaire yanjye buriya rero ngewe n'ubu ngubu nibwo umwaka wanjye utangiye. Ndawinjiye sinjya nkwera abiri. Ubu ngubu yewe we tugeze muri 2024. Yeah, this is Kigali City. Anga turi hariyubaha ni hehera. Hari mbari yitwa Agence Pub. na petrol station yitwa Rubies. Na Grand Legacy Hotel. Hotel ya Fresh na irahatwika. Dore njye mbakatisha ni Kigali nko kuba tabamuhaheruka nyine n'iki abantu baracyafata ubuhuma. Agakaske katanu karagukomezanya rwose ukakugeza home. Yeah, turi mu Rwanda rero. Ku bantu batari mu Rwanda kuri Alpha Palace nibyo. Yako ndazi ko wa muhungu yanabyibagiwe rwose. Ariko umuntu uri kuvuga ngo essence igiye gushira hari imodoka idashira essence usibye gitanagiye gushira da. Nuko haritsemo agatara ka SRS simaze n'icyo gasobanuye. Ya urumva ntago nari kuryama ntabatayemo nk'abantu nemera bya hatari. Mwandike muri comment niba mushaka kureba abantu no, it's not a petrol station. Alpha Palace, was it a hotel? I don't really remember, but it's no longer there. Petrol station yitwa Rubies. Yeah. Murashaka kureba abantu ngiye kureba se mbatemo. Ndasohotse sinjya nkwera ahayinga saa 7 zo ku mugoroba 1:55 AM. Ubu ngubu nuko wenda agafone kanjye kaza gushiramo umuriro, ariko ubundi nabahasho nyine mukareba akagoroba gasigaye. Niba mubyifuza mumbwire uko gahunda iteye bite mbatamo. Yeah. Ahangaha tugeze ni kuri Sonatube, kuri roundabout nyine yaho. Mwababonye ingabo zacu z'umutekano n'iki mu muhanda bahari. Iyi ngiyi nayo ni mall nshyashya ari nayo njeho. Harimo na Kamambi kandi hari nizo yambaye. Ibibazo umuntu ugendana imiguri ibiri ya Kamambi. None hari umutage wambwiye ngo ndakuzanira imiguri 3 ya marinette. Nkabaze ni imiguri ubwo ngo ni imirori. Imiguri ibiri ya marinette. Ubundi nuko tumeze turi gute se? Naho twara mico. Nizere yuko utanywa inzoga. We uzinywa gake? Ko nabonye barakaye baraguhuhisha minduru zikavuga ina. Ubete menzi 5 mu mvuto umuteje abanyarwanda nyine. Ariko nta muntu nta muntu utwarangana nkwe. Kambika kakarine cakandi nanjye nari mfite undi muguru. Naho ubundi rero niba mushaka kureba ukuntu amajoro y'ibi byamamare byanyu abameze, kaniteremo vuga porfi kugira ngo batazagira ngo ntago anniversaire yanjye. Oya narababonye. Ariko burangiye mba ndi soba mwabantu mwe buriya sinjya nkunda akoresha ibikoresho byinshi cyane mu minsi ya weekend ho
biba ari akarusho kiri gute se wahabonye ko hasi se ntabwo urinjira good mubimfasha fone nereka abantu ukuntu mba ngaragara ku minsi y'isabukuru ariko rero ngutayemo agaselfie rero ukusamo kugaragara mwana wacu kirisaza nicyo tugende mwana uyu ni wa musaza mpaye pariki umusaza wadutayemo agapariki ni muko yo babwire ko turi muri green lounge bazamuka nyine baza tugende bahumura urumva aba bantu bahereye bampamagara mani bana nari nabaye Stockholm banze kundekura okay ya reka duce mu byuma bisaka kugira ngo tutazinjiza hano ibisasu yes asante urumva abantu bari hano bantegereje guhera kare nari nagafungiye home mubyuke haryama abantu banezerewe cyangwa bari bujye gusenga mu kanya naho ubundi niba udasenga ukaba utanasohoka urumva utari imfube koko yego